muzajya mwikiriza ngo mpaka nzamukunda nzamwubaha nzamushyigikira nzamugandukira nzamwubaha ikigeretse kuri ibyo nzamusasira mpaka mubyare abakobwa n'abahungu bubaha Imana baba n'abadirija n'abaririmbyi yambwiye ko nkunda tubigeza ku muryango urabishima nanjye namubonye nk'ikipe idasanzwe ndamufana mu rukundo namuteguriye umutuku n'umukara ngo uyu mudari nk'iki gikombe nawe aragira ati ndashimira umugabo wanjye urapfukama mukunzi umushyikirize igikombe umushimire nk'iyi kipe mfana nk'iyi kipe itsinda pfukama ku maguru yawe ushimire umugabo ugukuye mu bantu akasi umwe akasi babiri akasi zaguhoza ku mutima hanyuma rero we yagira ngo bije umuriro ushobora kumuretse ibi bintu bikore vuba kugira ngo Sitara nawe yitegure yagira ngo umbabarire parakwegere abazagufasha urwo rurabyo yagira ngo sabe uzamure ikiganza cyawe cy'ibumoso kizamure n'ukuri cy'ibumoso kizamure kuri bakobwa bose babireba bo mwasekanye ko mwagiye bicaranye ku karago mwagiye amazamuka babimenye hanyuma uyu mugabo mwiza w'ibogari afate ku rutoki rwiza rwa musurumba zose agushyiriyeho ikimenyetso mu ruhame yuko akwegukanye n'abandi bose bapfunyishaga n'abasore bahamagaraga bamenye ko byarangiye ibyanabume yamaze kuba wawe ibihe byose urakoze cyane ati mwiyimeta itagira umukunjo zakurikunda urutagira konji zakurinda inkonji zo mu gahanga zaguhata nido murinde jido bebe zaguhoza ku mutima wanjye Imana irabyumva irabishyigikiye urakoze geza aho yabibonye muhindukire kugira ngo kameramani Theo studio bose barahari bakurebe muhindukire hariya mubara iyi foto izagaragare n'abandi bose bazabibona murebe n'abariya bajeni mama beza mubarebe bafotoje murakoze hanyuma nahita guhereza ururabo hari n'ibindi agiye kumuha hari n'ibindi nabibonye ati igihe kirageze kandi kirasohoye ati iki ni cyo gihe cyo kwemererwamo Imana iragutabagije mukobwa mwiza nahisemo kurusha abandi bose ni wowe nasanze ubereye ni wowe nasanze uzanyubaha ni wowe nasanze utazamuza isoni ni wowe narebye sanga Imana yaragutoranyije sanga mwarezwe n'ijambo nashakaga umugore mwiza nkawe none Imana iramukumpaye ngiyi saha ingana na televiziyo ndayikwambitse mu izina rya Yesu abantu bose bakatubashye ndayikwambitse ndagukunda bebe igihe kirageze ngo twibera abasheri ibihe byose murayifunga ta kandi neza mubirebe aho murakoze cyane hanyuma azamura ukuboko bareba guhamashya abakobwa bose n'abariya basheri mama guhamashya undi Imana baguha ururabo rwiza rwa natirere hana na artificiel cyangwa inatirere hariya basheri mama babereka imyanya myiza bicare bakoze umurimo mwiza Imana ibaha umugisha ururabo ruhire hariya mwifotoze hanyuma duhamagare n'abandi mu kanya baza abajeni mama mwarakoze abakobwa bakiri bato mwagaragiye undi mwana mube mumureba namwe musenga Imana izabakorera ubukwe bwiza mu azagira umukobwa atashye ubukwe wishimira ndabyanze mu izina rya Yesu
murakoze ndagira ngo rero uzamure ururabo ubundi baguha amashyi bizaba rimwe bibaye rimwe kandi bibaye rimwe rwose uzamurana ngo uzamure ururabo bahita bagufotora amashyi menshi murakoze ndagira ngo sabe Marene agufashe ururabo hanyuma ndagira ngo uyu mukobwa mwiza mugeni Marene abo ufata ikiganza cya sheri umugezi imbere y'ababyeyi hanyuma ababyeyi bamubone ndagira ngo saba ababyeyi kubera umwanya wagiye dishe reka saba umuziki tube tuwuhagaritse ndaza kupaka indirimbo mu kanya kugira ngo ibintu ugiye gukora bikore abantu bose babirwa kuko amasaha yaducitse reka sabe umugeni n'umukwe mugeni tambagize umukwe wacu mu muryango wacu hanyuma tubasabe babaha impano ababyeyi rero reka ntangire itangazo ubundi mu muco wa kinyarwanda umubyeyi abana baramusanga ariko noneho uko bigenze nuko amafoto tugira ngo azagaragare neza ababyeyi rero bumve ko tumubashye bumve ko n'abana babo babashye mama papa ibase ubwo turi ku ruhande ababyeyi bana mu nibaze umukwe yaje baba ngo bazi ikamba ry'uburere bw'isi murakoze ako kavorime karimo ntacyo bitwaye dije mwiza kari aho ngaho nta kibazo kari aho nta kibazo n'ibyaguza kuvuga n'umuntu wese yakumva kagumaho rwose dije vava Imana iguhumugisha reka saba ababyeyi baza bakomera amashyi bakoze umurimo ukomeye bakoze umurimo w'indashyikirwa Imana ishimwe uyu mubyeyi we uyu mama uyu papa bose n'ababyeyi papa arishimye ati mwana wanjye papa bazi uhobere umukobwa wagushimire uhobere n'umukwe ni byiza gusa Imana yarabimbwiye kutazampoza isoni yambwiye kutazampa abana ngo bamwe bananirane yambwiye ko izampa abana b'umugisha none biragaragaye mama warishimye cyane umusatsi n'inatirera ati ndagukunda bebe wanjye ndemeye kukugaba k'uyu munsi Imana iguha umugisha mukwe baramushimye n'ibitangaza ndagira ngo bafana umuhagarare kumwe n'umubyeyi wundi ahagarare ku ruhande rumwe wegere umukwe hanyuma impano bagiye hari umukobwa mwiza ufite gahunda yo gutatira iwabo nazana inkoni n'ingofero watwaje uyu musore nyir'inkwano uyu nako nta gahunda afite yo kugenda mu rugo ni mushiki kono nuko Imana ishimwe ati ntabwo nakora ibintu asabye uburenganzira reka mpereze uburenganzira umugeni Imana yampaye muhereze iyo shako nta kibazo ihereze nawe hanyuma nawe bayihereze mama we kuko abana ntibakora mu ruhare rwa se mama we yambika umubyeyi yaracyamufite inkorero no murimo umbere ababyeyi banjye umbere papa umubyeyi wanjye kunyambikira ibikamba gikorere bwiza azaniwe n'umukwe arabikora neza cyane mo muhamashyi Imana ishimwe ndagira ngo sabe ingofero yimwihere nta kibazo umwana aratunejeje mwihere iyo imbuye imushyira turi data bukwe iyi ni inkoni mukije ubwoko bw'Abisiraheli uri umushumba mwiza nanjye umbereye papa umbereye n'umushumba umbereye byose uri na data bukwe Imana izaguhe kuramba uzajye mpora mwereka ibyiza Imana yaduhaye mu rugo rwacu Imana ishimwe murakoze ibyo rwose urasobanutse ibintu byose nzabiguha Imana yampaye ibintu yagize nka Roni yagize nka Yakobo ntacyo gusa ndagira rero ngo mama subira hariya hanyuma mama nawe tumushimire imbere umushimire imbere y'abantu umukobwa nanone ufite igiseke cyiza irimo yateguriye ishema ry'abantu nazi ntutema nuko Imana iguha umugabo mwiza nka Yemusi igihe gushema rya mama witegure aguha impano zibiri kandi mu maso y'umubyeyi hagaragara yicishe bugufi wimuhereze mu maso hagaragara amasheyi reba muri kamera hano kuri bose babireba kuri international zireba Burayi babiri bamenye ko wegukanye igikombe kiruta ikindi cyose ku isi
mubyeyi mwiza cyane ko nuko murakoze nawe ufateho mama baramunejeje ntabwo yabura impano nziza nk'iri fotogarafi w'umuhanga nawe abikore vuba abafoto ifoto izahura tureba buri muntu wese akamenya ko uyu munsi marene nawe ntukajya ujya kure jya wegera abantu uyu mumarene mwiza usa na madamu wanjye we muhamagaye amasheyi arishimwe hanyuma rero amasaha yagiye ndagira ngo mama aterure kiriya giseke ababyeyi bose bamugaragiye bamukomera amashyi zamura hejuru arishimwe wabwa icyubahiro yari yarabikubwiye ndagira ngo muzehe afate icyo giseke gihereze nawe hari ibyo ashaka gukora ati bana banjye na papa nafate ndagushimiye mu ruhame uri umukwe mwiza nasenze ngo Imana izaba umukwe mwiza ntunira kumpaye iyi ni intama naho soho uko waguhaye iyi ni intama izajya igendana niyo mu mukwe byaciye bari guhumugisha mama hobera uyu musaza umushimire mu ruhame mubwire ngo wabyaye neza mushimire iyi foto igaragare mureba mo hariya mugere umuhobere mubwira dutera ishaba ushobora mwiza ari n'ukuri ati nanjye hari impano mma umukwe wanjye nziza cyane muhaye inka Imana ishimwe mwongeye n'indi ndaguheteye ndisoba ubukwe nkaba nasomye n'umushumba Imana iguhumugisha muranejeje n'ukuri muhagararire ku bana bajyemo hagati mwifotoza ifoto yo kubatera mujyemo hagati isanga sheri wawe nawe hanyuma babagaragire ni ikimenyetso cy'uko babariho ntacyo muzabura mu bafite nawe urumva bimeze bite komere uri kumwe na dati nawe murakoze musubire mu byimbo mwabyaye neza kandi Imana ibagaragaje mu ruhame rw'abagabo Imana ibakundisha fata umukecuru mubwira ati ngwino dushinjagire Imana yabikoze urumva bimeze bite mama nawe Imana ishimwe duhamagara abandi bose baze kuba abantu bari ku ruhande bitegure nabo bahamagara anishimwe uwo mukecuru n'ukuri mama yaramuhunga umusatsi uriya muramuhagira kuza w'abasinga araserukanisha manishe naci mu bufundu nari kwaturuka Imana yari yabikoze ni ukuri anishimwe musaza yambaye neza cyane hanyuma rero kugira ngo binyarutse abakobwa beza babahereza bafite impano batwaje na mu bitegura murakoze hanyuma ndagira ngo umukobwa nyambi teri nagushyire na mu iyo mpano tambuka giko haranira rya kambu urebemo hano kuri kamera useke turagushyira kuri WhatsApp naho mirabati sinakora mu ruhara rwa databuko ariko nahereza shira binkorera muhereze n'ukuri turabikora kuko amasaha yagiye wowe imfurigana na se nta kibazo ndabamenyesha bari hano ku musaza wamwibarutse yatabaye ariko nta kibazo uyu musaza yamuhagarariye Imana ishimwe umukecuru inkoni nawe imwihere rwose ayimushyikiriza tamukuyimo Imana iguhumugisha ni umukazana mwiza mwarantoragije murashima nanjye nzababera umwana ibihe byose baguhaye ikimenyetso cy'urukundo barashimye baranezerewe turi uyu mukazana wari ukwiye mu bufundi ni wowe reka rero duhamagare umukobwa nanone yarahari mama utambukanye mama tambuka rwose abasore bari hariya bose nta muntu bafite bakure nawo uwo niyo kongo nyagukubita ikifuto mu matama murebe hanyuma umubwira ati mama uri mwiza ibere ryagegereje umugabo udahabwaga ko mu bwana ntabwo watwifurije batwifurije umunezero nabo barasetse zina nawe muri wagita umwana ngo azaba umugome niyo mpamvu ubona ko z'ubukwe bumeze muri iyi nawe umenye mukecuru uzamura hejuru abakecuru bose bagukomera amashyi ucyuye inganje barishimwe ni ukuri
hanyuma ndagira ngo bagufashe uhobere abana bawe ubundi usubire mu byigwa. Sasa arishimye n'amabamu ibi bintu Imana rero bidute mama ukumya hose hobera umukazana ngo ayi promotion wite winyana ko sindagize mukecuru genda amahoro uzasaza neza utivomye abana bazakuvomera ngabo bazababyarana n'umuhungu wawe mushimire mukecuru acyuye rero tujye ku ruhande rw'abandi bose. Reka mpamagare abantu bo ku ruhande rwa Naomi tugiye guhamagara basi. Impano ugiye guhamagara rero ni impano bagiye gushimira ku ruhande rwose zose, ariko ngiye guhamagara bajye banyaruka kugira ngo twihute. Reka duhamagare mama Jemini. Majemima yihute, Dativa nawe mama wacu nawe biyitegura yihute, Beata nawe biyitegura, ariko n'ukwitegura mu ntimuzire rimwe, n'ukwitegura kugira ngo bimenye, na mama Emma biyitegura, na Esther biyitegura, Kamari nawe biyitegura. Ubwo nahamagaye imbere rero yaje tamuka gitore mubyeyi Imana yabikoze. Imana ivuga igarasoza no kugigeza bagiye kuba Imana umuntu abakobwa bazifite izo mpano nagiye nsoma bajye bihuta rwose. Mama Jemima yahageze. Mama Jemima Imana yabikoze ko bawacu tumuhaye ubukwe mwiza. Bana ishimwe baragushimiye mu ruhame nabo maragukunda kandi umukwe nafateho tufataho uramurishije ko nukuteye Mama Jemima ni mumuhana kure n'umuntu mugore utari nabari munguzi mumuhana kure abantu mamagara bajya bihuta kuko amasaha yagiye rwose. Murabibona ni kuri ubukwe bwiza bw'Imana bumera rero bava horoshyamo gake mamagara abantu arakurikirwa na Dativa mama wacu yaje tamuka gitore nyaruka amasaha yatujyanye nakoza amatakuruyi mugeza aho ngaho Mama Jemima uyu mwana ni imfura abandi bakobwa baraririye muri Nayini barira cyane nta marira babona mu bukwe usanga barayarize ntibazazanira mu bukwe yakuye. Mama Jemima urakoze Imana iguhumugisha kandi urakoze. Ibyo ni ibimenyetso bigaragara ko twasenze Imana. Haleluya. If God say yes, no one can say no. May God bless you, Mama. Ujyatambuka nawe mama. Mama Jemima urabona ko nta mutima mubagize. Dativa mama wacu utambuka nawe ikinyarutsa hakurikirwaho na Beata. Beata nawe bihuta no kuri masaha yagiye. Mama Eme nawe biyitegura munyarutse pe. Mama wacu wagejeje aho. Nawe urarize se. Ariko ibindi bitangaza ubukwe ni mpuzamahanga. Abantu bose nuko muteye. Urakoze. Mufataneho bagwe impano yawe. Umukobwa ufite impano ari buhe yanditseho mama wacu. Dativa mama wacu nayihuta nibyo mu bakobwa. Ababeka. Beata umukobwa uyifite yitegure. Ana ya Abraham. Uwo mukobwa yanditse ufite impano yanditseho niyihute shenge. Niba taraza mutarayibona
reka barazayifata nawe urabona ko barishije barakukura mu ntindije rero reka niba hari uwanditse inama ya mu ufite imana yanditse sita irahari mubahuke bakumva munyarutse zirahari munyarutse mwe mubahobera nta kibazo mama yemeye mubahobera nta kibazo mwe mubahobera tubone n'umwanya wo kurira hanyuma ziraba zigeza ababyeyi barira disi ni bose banambaye neza cyane mwaje iya datimba yaje nibayimuhe iya beyata nawe bayizane murakoze datimba ni kuhumugisha bayiguhereze rwose akurikireho beyata urahagaze aho nyambiye Meya kurikiraho amafoto yarangiye murakoze kurikiraho nawe baguhe yawe mama wacu beyata nawe bamuha amashyi baragushimiye baragukunda imana iguha umugisha uzahoza amata ku ruhimbi murakoze umunsi mwiza imana ituremeye kugira ngo tuwishimemo igitaramo cy'umuryango kirategurwa kandi abatumiwe bakakirwa neza bikwiriye ab'Imana umugoroba wo kuramukwa mu mutubyara yumva igise nuko atera intambwe agana hopitali tugiye kumva twumva inkuru nziza tugiye kumva twakira inkuru nziza ko yibarutse umukobwa umunsi mwiza utagira uko usama mutubyara ahabwa impundu nuko by'ubunyano umwana ahabwa amazina yitwa umunyagikundiro Naomi mwana wa mama uyu munsi wawe warateguwe igitaramo cyuje ubwiza igitaramo gitatse neza igitaramo gifite ubudasa umunsi no wawe tugize tuti ugira umunsi mwiza mugeni mwiza kandi shenge umunsi wawe wari wateguranye ubwuzu kuko banyoko na banyoko wanyu bamasenge na ba mama bari biteguye ndetse cyane bari hamwe bashagawe bagaragiwe n'abakuru n'abatoya kugira ngo twizihize umunsi mwiza utagira ukuza tunejejwe cyane no kuza kwawe Diogene uje aho ukunzwe
uzaho washimwe nk'umukwe kandi dutewe ishema no guhagararana nawe. Warakoze kuza, warakoze gushima umuryango, kandi warakoze guhabwa ikaze iwacu. Nawe mwana wa mama, kugenda kwawe ni ukwera, warasengewe ibyo urabizi. Mu rugo iwacu niwe muhanuzi twari dufite, ariko kandi uragiye. Kugenda kwawe ni kwiza, aho ugiye naho wakuwe, kandi aho ugiye naho ushimwe. Ababyeyi muteraniye ahangaha, umwari umutesi wacu, umutoni umuteteri, aragiye kandi agiye zabikwiriye umwari w'i Rwanda. Kugira ngo mbasabe imiryango yombi duhere umwana impundu, kuko akaba yubahishije umuryango. Naomi, izo ni impundu zo ku munsi wawe. Twarabirepese niba kongera izindi uzumve neza zigutaha umutima, kuko urashimwa uteye ishema umuryango. Mwongera umwana impundu agiye neza. Umugabo umwe duheruka umugoroba umwe duheruka kuganira, ambitse ibanga, ambitse ijambo. Ese mwana wa mama, cya kiganiro twagiranye, umugambi ni wa wundi utumikire kuri ba Rudasumbwa, utumikire ku babyeyi, ku nshuti n'imiryango, aho wantumyeho nk'abanyabigwi. Niba ari yego, urikiriza mu ijwi rirenga, hari iwacu baguha amashyi nka rutica umugambi. Avuze ngo yego, mumwongere amashyi, mumuhe impundu. Afite umwari w'i Rwanda ni rutica umugambi, afite gahunda kandi afite umupango. Arambwira ngo mwese uko muraha, arabashimira ko mwaje mwambaye neza bikwiriye abera, kandi mwabukereye ibirori bye. Atewe ishema no kubabona mu byicaro byiza mwateguriwe. Yambwiye ngo mwese abari mu mwenda wo kubashimira ko mwamutahiye ibirori, ariko ntabwo yabona impano, namwe ubwanyu ntimwabonaho muzitwara zaba ari nyinshi cyane. Yambwiye ngo buri weekend azajya ategurana n'umukunzi, basura umwe basura undi, bajyanye ishimwe ryo kubashima. Ngo ariko avance muri iryo shimwe, mwese mwikomera amashyi muri ababera birori. Aragira ati mfite abantu ngomba gushimira iby'ikirenga, batanze ubuzima bwabo ku bwanjye, batanze imbaraga zabo ku bwanjye, batanze ubutunzi bwabo ku bwanjye, batanze ubwenge bwabo ku bwanjye. Bari mu mwenda munini cyane, sinabona igipimo gikwiriye cyo kubashima, ariko kandi ndavugaho gatoya. Arambwira ati ku munsi wanjye uzantoranyirize ngombwa, undarikire mama umbyara, yigire hino atere intambwe, mushimire musezere ngende. Mawe nyakugira abana, abo utuma nabo utanga utabanze, utera intambwe wigire hino. Umukundwa, umutesi umuteteri, Naomi umunyagikundiro mu muryango, umwana wavutse Imana yavuze, utera intambwe wigire hino gusezera agende. Uyu mubyeyi ni intwari cyane, arimo atambuka mu gashanana keza kabereye umubyeyi wabyaye neza utazigera aramutswa n'abakwe. Mumukomere amashyi, mumuhunde impundu nk'izo yahawe cyagiye. Mawe nyakugira abana, uraca akabagi muri iki cyicaro, umwari wareze bikugoye, agushimira gusezera agende. Naomi yarateruye arambwira ati mama uyu mureba, uyu mubyeyi mureba ni intwari. Yarambwiye ngo uyu mubyeyi ni umunyamaboko, uyu mubyeyi ni umunyembaraga. Mawe arashaka kugushimira akagenda, agusize atakwanze. Yambwiye ngo azagukumbura cyane, yambwiye ngo aragushimira, warakoze kumwibaruka. Yambwiye ngo ntazakwibagirwa. Amezi 9 mu nda yawe umutwite ugenda wigengesereye, udahuga wanga akahungaba. Ngo igihe avutse atarareba umufureba neza aranezerwa, agira ubushyuhe imbeho ntiyaza. Arambwira ngo iyo yabaga yarwaye uriraga igihuru ujya gushaka igicuncu n'umubirizi n'umuravumba, waramuvuye arakira, waramutoje aratora, waramureze uramukuza. Yambwiye ngo aragushimira, yambwiye ngo uri ikirenga. Uwo murya w'inanga baworoshye, tubwire mamiri tubanda tumusezere tugende, kuko aho tugiye nibugibwa. Mawe nyakugira abana, umwana yambwiye ngo aragushimira. Umunsi wa mbere umwambika impuzangano,
umujyana ku ishuri, wakoresheje imbaraga n'ubushobozi ubw'ibitekerezo n'ubw'amafaranga. Bw'iyo data yakubazaga ngo umwana aziga hehe, wahitagamo ishuri ryiza mu gihe cyawe. Aragushimira. Ntiyigeze aba umuswa, yabaye umuhanga kuko wari umurangaje imbere. Yambwiye ngo azahora abigushimira. Nawe imfura yawe yambwiye ngo ntazibagirwa ko ari we waguhaye izina ryo kuba umubyeyi. Umwana w'imfura aba ari ikirenga. Warakoze kumwakirana yombi. Aragushimira amajoro waraye ku bwe, aragushimira imisozi wuriye ku bwe, aragushimira imvune wavunitse ku buzima bwe. Abaye umukobwa ubengukamo umugeni kubera wowe. Ushima umuryango ashima nyirabukwe, kandi kuko amureba imico akamenya ko n'abamukomokaho ariko bateye. Warakoze kudutoza. Naomi, bwira umukunzi aguha agahushya wigire hino, uce bugufi imbere ya mama, hanyuma nkubwira icyo tumubwira. Saba agahushya umutware, utera intambwe wigire hino. Uyu mutware agira neza, ari mu mukomera amashyi, nawe uruhushya aratanga akagoranye. Mwana wa mama, dore uragiye, ugiye heza, ugiye aho ukunzwe kandi ugiye aho washimwe nk'umugeni. Urapfukama imbere ya mama, hanyuma umurebe mu maso. Witegereze mama utubyara, wibuke imvune ze ku bwawe, wibuke inama ze ku bwawe, wibuke amasengesho ye ku bwawe. Mama yaravunitse kugira ngo ube Naomi. Nagira ngo boroshye umurya w'inanga, tubwire umutima mawe nyakubyara kandi nyakubyara kandi nyakugira abana. Nguyu Naomi yambwiye ngo hari igihe yagiye mu masengesho biba ngombwa ko amasaha amufata, ariko iyo yabaga yacumuye wajya kumujyana mu kirori inama n'impanuro kandi umunyamasengesho ushimwa n'Imana n'abantu. Yambwiye ngo aragushimira. Hari igihe yavuga ku ishuri yakina agatenesi n'akadanse agakerererwa mu nzira, yakugera mu biganza ukamwakirana yombi nk'umubyeyi. Ibyo byose arabigushimira. Umwana kugira ngo avuke akure agira ibicumuro byinshi, agupfukamira imbere akubwira ngo umubabarire ibyahise, aho agiye azaguhagararira neza. Ntabwo azongera gukosa no gucumura kuko Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera bamurangaje imbere. Aragusezeranya azagera yakore byose uko wamutoje, hanyuma akwegere umuhobere, nimba izo mbabazi wazimubonera, agende yera nk'umugeni wakowe, inkwano zigashimwa n'umuryango. Warakoze. Naomi, nuko nguko bigenda, uhobere mama, umugwe mu gituza, hanyuma nawe ashire umubabaro w'igise cyane mu mubyeyi ajya yumva agiye kubyara, agikizwa no kubona umunsi mwiza nk'uyu utagira ukusa. Mama warakoze. Mama araguhanagura akubwira ngo imbabazi urazihawe mwana wanjye, uri imfura yanjye wampinduriye izina, umpindurira ubuzima. Kandi mama mumuha amashyi n'impundu tumushimire n'umubyeyi w'ikirenga. Warakoze mama. Umwana aragushimira imbaraga zawe, aragushimira umurava wawe, kandi yambwiye ngo yasuku wamutoje yarayitoye. Yakwandikiye urwandiko, kandi ni urwandiko rutanditse nk'izindi zandiko zose. Uru rwandiko rwanditseho ijambo rikomeye. Bwira ikamba ry'uburere bwiza bamwe baririmba batararibona. Naomi aragira ati warakoze mama, uri intwari yanjye, ni wowe cyitegererezo cyanjye, imico myiza ni wowe nyikomoraho. Warakoze mbera mama, mbaye ngize amahitamo yo kongera kuvuka, navukira mu biganza byawe. Warakoze kumbera mwiza imbere n'inyuma, amaraso yawe atembera mu mitsi yanjye, wampaye ubuzima. Warakoze. Ukurikira Kristo wacunguye amahanga, warambyaye urakabyara, nanjye nzakubyarira abuzukuru bazagufashisha neza. Agize ati warakoze mubyeyi. Kandi si ibyo gusa, yaguriye n'urugori, urugori rwiza ukwiriye kwambara kandi ukabera ukizihirwa, ngo urwo rugori rwo gushimira ma umubyeyi wabyaye neza, arakwambika uberwe. Warakoze kuba mama, warakoze kuba intwari, warakoze kuba imfura, warakoze kuba inyangamugayo, uri icyitegererezo cyiza, uri mama w'amahanga.
warakoze cyane. Uyu mubyeyi nimba aberewe nawe kuwa gatandatu utaha umukobwa wawe niko azabigenza. Ayo mashyi muyongera aherekezwe n'impundu. Nawe marambwira ati iyo navuga ku ishuri mbona mu masomo hari ibitagenda, iyo nageraga imbere ya mama naramubwiraga nti mawe mfite ibingoye n'ibindusha n'ibindemerera kandi ndumva nshakaho ntura umutwaro. Arambwira ati mama iyo yankikiraga ku bibero numvaga nibagiwe imiruho n'imihati n'ibyo nahuye nabyo mu buzima bwa buri munsi. Yambwiye ngo wamusengerera akarifti kanyuma ukamukikira ku bibero ukamukorera bibiri, ukamuha ibyishimo bya nyuma, umukunzi akigiraho uko azajya amuhoza narira. Uramukikira ku bibero kandi umuha ihererekanyabubasha nawe azabyara abahungu n'abakobwa bubaha Imana bazamwicaza mu cyicaro cyiza nk'iki wicayemo. Umubyeyi yagize ati yego, mumwongera amashyi mama, aratangagira ubuntu arakabyara. Uraca akabogi ku byicaro, mama aragukikira guha akarifti kanyuma, nyabuna wiyoroshye ibiro bibe bikeya, ariko ngako akarifti waririraga bakongera amashyi witetere kibondo. Iryo ni ihererekanyabubasha. Agize ati uzambyarira abahungu n'abakobwa bubaha Imana n'abantu, nawe bazakwicaze mu cyicaro cyiza nk'iki. Warakoze kumbera umwana utankojeje isoni mu muryango, Imana izakumbera umugisha mwana wanjye. Nuko Esther arimo gucira agasiri ngo use kumwenyure wereke mama kugiye aho ukunzwe. Arambwira ati kandi mama akimpaga akarifti bamfatira agafoto k'urwibutso uzanyingingire data. Dawe nyakugira abana wigire hino umwana gusezera agende. Yambwiye ngo imitsi yawe niyo yamureze, imbaraga zawe nizo zamugize uwo ari we, umukunzi azakwigiza ejuru. Ntabwo wihagurutse uyu munsi uri umwamikazi, umwami nabura ubwenge sinzi uko biri bugende. Uramufata akaboko ibiganza byombi umuhagurutse avuye ku biganza bya mama agiye ku biganza by'umukunzi. Mumuha amashyi ngo azajya amutetesha burinde bucya, niko umukunzi avuze. Murasubira inyuma gake, hanyuma dawe urahagarara aha. Dawe nguyu Nawomi imfura yawe aragushimira kuri umushumba kandi udashumba izo mu rusengero gusa no mu rugo uri umutambyi. Yambwiye ngo aragushimira kuba pasiteri, ntabwo uri pasiteri wo ku rusengero gusa ahubwo no mu rugo ibyo uhakora nk'umubyeyi kandi ibyo uhakora nk'umutambyi byabahaye ubudasa mu babyeyi. Yambwiye ngo abayagira amahitamo yo guhitamo umubyara yakongera agashyiraho vi agatora ye gukongera ukamubyara. Uyu mubyeyi mumuha amashyi tumushimire, umubyeyi ufite ubuhamya bwiza no mu rugo. Yambwiye ngo aragushimira ngo uyu musaza w'umugwa mu ntege. Nawomi yambwiye ngo aragushimira igihe cy'inzara wararwanye kandi uratsinda, abawe ntibigeze bicwa n'inzara. Warakoze dawe. Yambwiye ngo igihe amashuri yahendaga cyane watanze ikiguzi kirekire kandi nta n'umwe utagitangira mu wibarutse. Yambwiye ngo nk'imfura yawe aragushimiye, uri umurwanyi mwiza, uri intwara zirata. Yambwiye ngo yakwigiyeho byinshi. Nawomi utera intambwe uhagarara iruhande rwa data. Aya magambo ni we wayambwiye, reka nyabwire data mu ruhame. Yambwiye ngo warakoze, ntibigeze barara munsi y'igiti, wabashakiye aho kuba, babaga mu rugo kandi mu muryango mwiza. Aragushimira cyane, uri umunyembaraga. Ijoro ryawe, amanywa yawe, igicuku cyawe, urwana ushaka ibyabeshaho abana. Warakoze. Nawomi wigire hino, uranyura hano, umukunzi anyure hano, yakira ibi bimenyetso. Iri ni icumu n'ingabo n'intwaro z'abarwanyi b'abaneshi, n'ibimenyetso byo gushimira data. Ni umurwanyi mwiza, ni umurwanyi w'umunyembaraga. Warakoze kurwanirira umuryango. Izi mpano zishyikiriza umukwe, ahereze data ishimwe ryo kumushimira ko yarwaniriye umukunzi kandi akarwanirira umuryango. Umwana aragushimira. Yambwiye ngo urukundo rwawe rwajyaga rumumara inyota. Iyo wagukomanze ku gipangu akaba ari ugukingurira bwa mbere yumvaga atewe ishema nabyo. Yambwiye ngo aragushimira. Hari igihe muri kaminuza yabonaga minerivare byanze, ariko wakubitaga hirya no hino n'inguzanyo ukayaka kandi ukayishyura. Yambwiye ngo uri intwari. Yambwiye ngo ntabwo uri ikigwari, uri umugabo w'umunyembaraga. Umwana aragushimira, watanze ubuzima bwawe kubw'umuryango kandi by'umwihariko kubw'imfura yawe.
ngibi bimenyetso byo kugushimira. Umukwe aragushimira ko warasanye neza, ukarasa mu cyico inzara igahunga, ukarasa mu cyico ubukene bugahunga, ukarasa mu cyico umweru ugahunga. Imfura yawe bayisize barayinogereza, yamubengutswe umuco, uburere bwo mu muryango n'ubwo mu nzu y'Imana. Warakoze dawe. Kandi si ibyo gusa, yaguteguriye umudari, ni umudende wo gushimira umutsinzi n'umunyembaraga. Uyu mudari wa zahabu cyangwa se wa bronze bagushimire. Arafatanya n'umukunzi. Mukomere data amashyi, umubyeyi wese wabyaye neza nuko akwiye gushimwa. Murafungura uyu mudari, hanyuma mushimire data, ni umunyabigwi ndetse cyane. Ayo mashyi muyo ahabwa umubyeyi wabyaye neza. Serire yacu itanga abageni. Haleluya. Torero, haleluya. Umubyeyi wabyaye akwiye kubona ibirori akanezerwa. Ayo mashyi muyongere data. Nguyu mudari kandi umudende ukwiye umurwanyi ndetse n'umutsinzi. Babyeyi mwarakoze. Urongera usubizemo ingofero nziza umukwe yakugabiye nk'isinde utazigera wicwa n'izuba. Hanyuma mama aragejuru, mufata n'ifoto y'urwibutso. Amen. Icyo gihe nawe tumaze kuganira, arambwira ngo uzakebuke gatoya ibumoso bwawe hazaba hari umuryango wambyariye umugabo. Uzatoranyemo ngombwa mama umubyara aze mushimire yambyariye Rudasumo. Mawe nyakugira abana. Mukomere nawe mama arashaka gushimira mabukwe. Amen. Ibyiza ugenera mama ujye ubigenera na mabukwe kuko mabukwe ni umubyeyi. Amen. Nawe abafite imvune nyinshi kugira ngo umuhungu we abe rugina baririmba icogere mu nkuba umusore washimwe mu mukwe. Warakoze mama. Oya arabikwiriye. Urashaka baki muri iki cyicaro mukazana gushimira. Urongera wigira imbere. Wegere mama, umubyeyi w'intwari, umunyabigwi wakubyariye umugabo. Yambwiye nawe ngo aragushimira. Umunsi wa mbere umukunzi amubwira ko agiye kumwereka mama, yambwiye ngo yaje afite ubwoba. Avuga ngo none mama uko mukazana nakwirwa he? Ko Diogene namaze kumukunda namwimariyemo wese. Mama uko navuga ko atari we muko yasabye Imana ndakwirwa he? Muduhere mama uko amashiri impundu yashimye mukazana. Mawe uri imfura, uri intwari, uri umunyabigwi cyane, turagushimiye. Umwana nawe yakwandikiye aravuga ngo uburere yashimye ku muhungu wawe niwo wabukomoraho. Yambwiye ngo ikimenyimenya ajya guhitamo umwambaro azambara. Yaravuze ngo nzambara umushanana usa umwambaro mabukwe azaba yambaye. Uyu mugeni aciye akenge mu muha amashyi tumushimire. Azi gushima mama ndetse na mabukwe. Ngiri ikamba ry'uburere bwiza ry'umubyeyi wabyaye umuhungu wubaha Imana ndetse n'abana akaba umukwe w'abatanu. Izo mpundu muzongere zihabwa umubyeyi wibarutse umukwe wacu. Warakoze mawe. Umukazana agize ati nzagukunda iteka kandi uko umuhungu wawe ambereye ikamba, ambereye ishema, ambereye intwari, nawe niko nzahora gushimira. Imvune zawe nizo zatumye abo wari we. Warakoze. Kandi aragira ati mu ruhanga rwawe ntihakabura umwambaro utumususuruka ukagira itandukaniro n'abandi babyeyi batashye ibi birori. Wambare wizihirwe. Umukazana gushimire. Uri umubyeyi w'intwari. Warakoze. Ndagushimira ko mvuye mu biganza bya mama umbyara nkajya mu biganza bya mabukwe unkunda. Mwongere mabukwe mumuduhera amashyi. Umukazana ati nzahora nkubereye umwana, nzahora nkubereye ishema, nzahora kandi ntebuke. Yambwiye ngo nuntuma nzatebuka kandi sinzakugandira, nzagukunda rwinshi bikurenge, nanjye nje kuba umukobwa wa bucura. Aragira ati si mabukwe gusa ndi bushimire ahubwo na data bukwe atera intambwe yigire hino. Mushimire iby'ikirenga n'iby'imbaraga yakoze ku buzima bw'umukunzi wanjye. Warakoze dawe. Uyu mugabo mureba ni umunyembaraga kandi ni umubyeyi ukwiye ibyiza, ukwiye gushimwa iminsi yose. Nawe teguriye ishimwe ryo kumushimira. Nawe maravuga ati musaza wanjye murwanyi nawe wabyigiye kuri data.
vuze ati izi ntwaro ntabwo zakirwa n'abagore, nta mugore cyangwa umutegarugori wemerewe gukora kuri izi ntwaro, ariko nawe marazikoherereje ushimire data, tumushimire ko ari intwari. Yambwiye ngo yarakurwaniriye kandi aragushimira ko ibyo yakotapfuye ubusa, nawe umushyiriye umuryango nk'umukazana w'icyitegererezo. Muduhere Diogene amashyi ko yemeye kuza mu muryango wacu akadushima mu mugeni. Abwiye data ati warakoze papa, ndagushimira ko waturwaniriye kandi ndagushimira ko wabikoze neza. Si ibyo gusa, nawe yamuteguriye umudari. Uyu mudari uratunganywa na Naomi ubwe, awushyikiriza umukunzi, bawushyikirize data bukwe. Tumushimire ko yagushimye mu mukazana. Amen. Babyeyi mumuhe impundu mwiza we atweretse ibirori. Uyu ni umunsi mwiza mu mutima, dushimiye abahuje. Muzagira urugo rwiza, muzi gushimira Imana irabikoze. Ayo mashyi muyongera ababyeyi babyaye abanyabigwi. Mawe uragejuru, mushyira abana hagati. Yes, murashyira abana hagati, hanyuma tubashimire. Iyi miryango yombi, iyi foto y'urwibutso, iyi foto y'amateka. Mama yambwiye ngo iyo myambaro mwambaye ibizihire, mwarakoze kubabyara, mwarakoze kubafunikira. Azahora bibashimira kandi azahora bibubahira. Muregerana, mwakoze umuryango. Ba mwana ni abantu b'ikirenga, muhuje icyoko. Iyo bamwe basaruye baganuza abandi kandi barabashimira. Yes, icumu n'ingabo byarwaniriye umuryango, mubyegeze imbere bigaragarire bose. Mwarakoze mwabanyabigwi, mwe ababyeyi mubaha amashyi nibo batwicaja. Ese iyo bajya murona ko ntibabona aba bana ubu twari twagiye heba. Ayo mashyi muyongere. Ibi ni ibirori byavuzweho n'Imana. Izo mpano muzereke abatugose, tubashimire. Mwarakoze ndetse cyane. Pare uraduherekereza ababyeyi b'umukobwa, marene aduherekereza ababyeyi b'umuhungu, hanyuma bagane mu byimbo. Tugana ku musozo, dushimire abo gushimwa. Yes, bambwiye mwe muretse gato ngo babafitiye izindi mpano. Abana bafite iteto n'ishimwe ryo kubashimira. Mwarakoze. Bambwiye ngo hari impano bageneye papa. Iyi mpano murayikoraho mwembi, ni impano yo gushimira papa. Kandi no ku wundi muryango. Iyi mpano nayo murayitwakirira, tubona ifoto. Yes, mwese mukoreho, hanyuma tuzahora tuzirikana iby'imbaraga n'iby'ubutwari mwakoze ku buzima bw'abana. Iyi miryango yombi itarajya kwicara, n'ubundi muragumya muhagararane n'izo mpano. Kandi tugana ku musozo, babyeyi babaduherekereze kwa kundi nabisabye. Papa na mama baraherekezwa na pare, hanyuma marene aherekeza abo ku musore. Yes, mubatwaze izo mpano, tubashimire. Hanyuma ayo mashyi muyongera ahabwa aba babyeyi n'abanyabigwereka. Tugana ku musozo,
Naomi arambwira ati umukunzi wanjye nasesekara ku marembo. Nzaba mfite ibyo kuvuga ariko sinzaba mfite uruhushya n'uburenganzira byo kwakira uruvugiro ngo ngire icyo mvugira mu birori data yateguye, kandi mu nkera y'imihigo hazaba hari abanyabigwi. Arambwira ati mfite abantu nshaka gushimira, kandi abo nabavuga mu mazina bukira bugacya kuko ni benshi. Ariko arambwira ati reka mvuge kuri Rudatunga, umuhungu wankunze akambitse nkaribika ku nkingi y'umutima, kandi nkataha mfite ubwoba bwinshi cyane. Wanashyikiyeho bwa mbere ni mama umbyara, ngo mpita mubwira ngo hari umuntu wabwiye ngo arankunda. Naomi, uwo muntu ni koko aragukunda. Bwa bwoba watahanye ntabwo bwari ubw'ubusa, bwari ubw'ukuri. Yambwiye koko ngo aragukunda, ntiyakwicaza imiryango gutya rudasesekaye. Yambwiye ngo agufitiye ituro, nagira ngo nsaba uwatwaje umukwe impano ayimushyikirize, yishimirira umukunzi ko ijambo yamubikije yaryakiranye yombi. Umukwe yateguye, afite impano yateguriye uwakunda. Muyimushyikiriza abari aha mwese mukomere iriya mpano amashyi. Bayitanze izindi kugira ngo mwitegereze naho bafite ubukwe ku wa gatandatu. C'est ça la répétition. Mubirepete ku buryo muzategura icyo bita umuteguro. Ababyeyi muduhera abana impundu, ya magambo baganiriye tudahari bayashyize ahagaragara, amabanga yose agiye ku karubanda. Aravuze ati nguyu uwo bise Dioje, uduhe inyinya ya 50 parara kwishyura. Kandi iyo mpano ikiri aho hafi para yakira gumya guhagarara iruhande. Naomi nawe ngo iryo banga maze kuribika kure, yaravuze ngo ubwo data azatumira inkera y'abahizi tukaba turi mu gitaramo, nanjye umukunzi nama nzamuheta muhereza indi mpano yo kumushimira. Umuntu watwaje Naomi ishimwe ry'umukwe w'ikirenga, iyo mpano uretse kuyitereka wegere umukwe gukenera ifoto y'umunsi. Naomi, ndagira ngo umuhe ubudasa, ubanze umurebe mu maso, umwenyure, umwereke inyinya, ubundi ubone kumushyikiriza ibyo wamugeneye. Yes, ngiyi surire y'umugore uciye akenge, nta mugore utanga atamwenyura. Yes, ayo mashyi muyaha umwari werezwe neza, azakira umukwe neza kandi azamwubaha mpaka. Yes, marene nawe atwakirira iyo mpano, noneho mwegera abana. Iyi foto nayo abuzukuru bazaza bayikumbuye, mubegere, mumwenyure, mushagawe n'ababyeyi beza. Yes, iyo foto ikimara kwakirwa, nawe marambwira ati uwo munsi nzaba mfite ibyishimo bisanzwe, ariko kandi nzaba mfite ibisaga umutima wanjye. Nzashimira umuhungu muremure nka Musinga wancimye mu mugeni akanjyana iwabo bakankwamagana, none nanjye nkaba nabaye mukobwa jana. Uyu mwari mumwongera amashyi yateguye. Arambwira ati ikipe mpana ni ikipe y'urukundo, afite umudari wa mbere. Nguyu mudari kuwushyikiriza umukunzi wamutoranyije mu bana, asomeje icyubahiro abo biganye primaire, abo biganye maternelle, abo biganye secondaire, abo biganye kaminuza. Akugeneye umudari w'urukundo, wakirane yombi, ufungura uwumwambika abandi bakobwa barebereho. Niba hari utumesaje twajyaga tuyoba birangire none. Mumukomere amashyi uyu mwari arimo arashinganisha umutungo ahawe n'Imana mu ruhame. Yes, iyambikira umugabo umudari ni umudende w'abatsinzi, umushimire ko yagusha. Ayo mashyi muyongera aherekezwe n'impundu. Nguyu umugabo nawe mashimye mu ruhame mwese mubireba. Yes, kandi aravuga ati uri imfura, uri intwari yanjye. Aravuga ati uyu munyabigwi ndirimba ni umuhungu uvuga ijambo akarikurikirana kandi akazarisohoza. Yambwiye ko ankunda, tubigeza ku muryango urabishima. Nanjye namubonye nk'ikipe idasanzwe, ndamufana mu rukundo, namuteguriye umutuku n'umukara. Nguyu mudari nk'iki gikombe, nawe baragira ati ndashimira umugabo wanjye. Urapfukama mukunzi umushyikirize igikombe, umushimire nk'iyi kipe mfana, nk'iyi kipe itsinda. Pfukama ku maguru yawe ushimire umugabo ugukuye mu bandi. Ababyeyi mumuhe amashyi mumwongere mu aramuze ngo akasuma kasababiri icyo gikombe urakibona.
akina neza. Yes. Yes. Arambwira Naomi ngo nzamukunda, muzajya mwikiriza ngo mpaka. Nzamukunda, nzamwubaha, nzamushyigikira, nzamugandukira, nzamwubaha. Ikigeretse kuri ibyo, nzamusasira mpaka mubyare abakobwa n'abahungu bubaha Imana, babamo abadirija n'abaririmbyi. Amashyi kuri nawe mufite imigambi myiza, tumushimire n'umunyabigwi. Arashimira umugabo umukuye mu bukumi akamuvana iwabo akamujyana iwe, nawo magiye iwe. Urarize rira neza. Nawe turategura mu minsi ikurikira. Babyeyi mumuhe impundu mwongere muti ahi. Ngiyi ikipe twafanaga uyu munsi, uwo mupira wari urimo umusifuzi w'umugore witwa Stella Ninjye wa mugore. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Unsure kuri channel yitwa Stella Ninjye wa mugore. Bajye bakora na share birangire, bibakore na share birangire na subscribe. Bajye babikora. Imana ishimwe. Mukomere amashyi umugore Imana yahamagaye. Uyu mugore azantwara abakiriya na mubo. Yewe nukongera amasengesho bajya kanyana na kizavu. Uyu mugore yabwatara mutarongera mucenze. Abatarambere gatare babe barambika ibitabo hasi. Siteye no kuteye. Kono. Murakoze Imana ishimwe. Abantu bose rero bihanganye mu Bagalati ya 5 umurongo wa 23 uti cyera zibaho habamo niyo kwihangana. Mwihangane nta kibazo twagize, twumure ubukwe mpuzamahanga, ubukwe butari rojorojo, ubukwe butari sundengane, ubukwe butari bwabundi umuntu yijyanira umukene, ubukwe bw'ibi cyo kubara sundengane gusatira umusozi stera wako. Amen. Ndagira gufata ifoto yanjye umugisha imbaraga n'amavuta kandi uzasaze hashize igihe imvi zarabaye uyenze kandi abo bitazakura. Imana ishimwe. Hanyuma ndagira ngo sabe mwese muha amashyi aba bana. Imitima muyigarure nimuhumure, abashumba bari hano none yose n'abashumba gusa ntacyo twaba turasanga tutakereje. Masaba yahagaze. Abashumba